Nsabi nyuma yo gukora impanuka ikomeye cyane, impanuka itari yoroshye, agarutse mu isura nshya. Nkuhaye ikaze kuri Kigali The Twilight Talks Entertainment, dore ko mba nkugezaho amakuru y'ibyamamare aba ari kugenda avugwa hirya no hino, bigenda biba bigezweho cyane cyane muri uwo mwanya, dore ko nta na kimwe mba nshaka ko kiducika, cyane cyane ku muntu wakanze subscribe. Aha niho honyine ukura amakuru y'ibyamamare kandi aba yizewe. Ni ukuvuga ngo tugiye kugaruka ku nkuru y'uyu mugabo cyangwa se uyu musore witwa Nsabi, dore ko apostinze iyi foto mu kanya. Ngira ngo ku bantu bazi kwitegereza neza murabona ko Nsabi yahindutse cyane. Nsabi yarahindutse cyane cyane bikomeye. Nsabi uyu mugabo akina komedi, izi filime nyine nyarwanda twita komedi ziba zisekeje, ngira ngo murabizi cyane, dore ko arizo filime nyine yagiye agaragaramo, aho yatangiriye kariyeri ye hariya rwose i Musanze, ndetse bitewe n'impano afite uwo bita Kiramani aza kumukunda, batangira gukorana cyane gutyo, ngira ngo mwagiye mubyumvaho. Ni ukuvuga ngo Nsabi ku itariki 26 gutyo hafi z'ukwezi kwa kane, nibwo bakoze impanuka, ubwo yari ari kumwe n'uwitwa Bijiyobija, ndetse bafatanyije muri uyu murimo, barazamukanye neza cyane, bose bakomoka i Musanze. Bakoze impanuka ikomeye, nabikubwiyeho hambere, ngira ngo nagiye mbikubwiraho, aho uyu Nsabi rwose yagize gutya akaza agapostinga iyi modoka. Reka nze nyikwereke imodoka rwose. Ngira ngo aya ni amafoto yose, ngira ngo iyi foto muri kuyibona. Iki ni igikomere yari ari kwerekana nyine uko yari ari kwa muganga, uko byagiye bigenda. Ngira ngo uri kubibona kabisa, dore imodoka ngiyi. Ngira ngo nayiberetseho ku muntu utarabikurikiranye, wasubira inyuma mu biganiro twagiye dukora, ukabireba kabisa, babiriho kuko nta kiganiro na kimwe tujya dusiba. Iyi ni imodoka rero yagonganye ni Daihatsu, ngo ni Daihatsu, yagonganye ni Daihatsu. Bansabe bari bari muri iyi ngiyi, urabona nuko nguko yabaye. Imodoka yarangiritse cyane, sinzi ko wanayikora ngo izongere ibe nzima, ariko uyu Nsabi ndetse na Bijiyobija bagira gutya, iyi mpanuka barayirokoka. Ni ibintu by'amateka, bivuze ko Imana yari bafiteho umugambi wo kugira ngo nyine bagire ikindi kintu bakomeza gukora hano mu buzima, harimo no kudufasha nyine kuturemera ibyishimo. Ngira ngo muri kubyumva, araza postinga iyi modoka, arandikaho ngo ndashima Imana yandukwenge na Bijiyobija irakomeye cyane. Ubundi ashyiramo akaririmbo kabisa ka korari, agaragaza ko yishimye kuba yarokotse iyi mpanuka. Iyi post yishyizeho ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane. Abundi agenda adusangiza uko byari byifashe. Ngira ngo iki ni igikomere yari yagize hano ku kuguru, ngira ngo muri kubibona hano. Arazandika ngo Mana warakoze kundinda, ndagushimye, ngo uri Imana ikomeye. Hano niko yaje aravuga. Abundi hano ngira ngo muri kubona iyi video. Hano yari ari gushima Imana mu rusengero, ngo iyo wibutse imirimo y'Imana ni uku nguku nyine ubigenza. Hano yari ari gushima Imana mu rusengero, agaragaza ko ashimye Imana ko yamukijije iyi mpanuka yari yagize we na mugenzi we Bijiyobija. Ngira ngo ibi byose nagiye mbikubwiraho, ariko ifoto nshaka kugarukaho ni ngiyi na Nsabi apostinze none ahangaha akanya ubu tuvugana, agaragara nyine yarahindutse cyane. Ngira ngo uri kubibona, Nsabi aje mu isura nshyashya. Ngira ngo uri kubona hariya hafi ku ngoyi kabisa, uri kubonaho inkovu. Hano Nsabi yagize inkovu, urabona ko yari yangiritse nyine no ku mutwe. Bundi araza aherekesha aya magambo avuga ngo okay, ngo the life answers is that we don't have no formula to it, so we will always keep our eyes open until we sleep in a grave, ngo don't shake us. Ni ukuvuga ngo aya magambo aravuze ngo ubuzima nta bisubizo tubufitiye, ngo nta formule yabwo ihari, ngo niyo mpamvu dukwiye guhora turi maso kugeza tugiye mu mva. Ni nko kuvuga ngo ukwiye guhora usenga, cyangwa se ukwiye guhora witeguye ko isaha n'isaha ushobora kwitahira. Ni ukuvuga ngo ibyo ukora byose ukwiye guhora nyine uri maso tu, kuko isaha n'isaha wagenda. Kandi binavuga koko, iyo utekereje neza usanga ari byo, kuko ntawe uzi isaha n'igihe koko ashobora kugira gutya akaba yavira mu mubiri. Ni ukuvuga ngo nimba
wemera ko ijuru ribaho koko ukwiye guhora uri maso cyane, bitewe n'uko isaha n'isaha ushobora kugira gutya ukitahira, kuko ibi bintu bishobora kuba byarahaye Nsabi isomo rikomeye cyane, dore ko basa nk'aho bari bavuye n'ubundi hano i Kigali muri za shooting nk'uko bisanzwe, ariko bagira mu nzira bagahura n'iki kibazo batari biteze ko gishobora kuba. Rero ni handi umuntu avuga ngo gira neza wigendere. Urabona ko wenda iyo baza kugenda batiyejeje byari kuba ari ikibazo gikomeye cyane. Amafaranga y'isi ntaguhuma amaso yo kugira ngo nyine ngo ujye kure y'Imana, ahubwo wagakwiye kuba uri hafi y'Imana, ibyo ukora byose nyine ukibuka ko burya isaha n'isaha wazitahira. Ni muri urwo rwego rero Nsabi nawe ashima Imana kandi anaburira abantu ko bakwiye guhora bari maso, dore ko igihe cy'umuntu burya nta gihe kikirimo, kuko ni igihe gitoya, isaha n'isaha ushobora kwigendera. So nta bindi birenze ngiye kuvuga, kwari kukwereka kano gafoto ka Nsabi, dore ko agapostinze mu kanya kabisa, abantu benshi bagahita bagiraho reaction nyinshi zigiye zitandukanye, dore ko benshi bagiye banateraho comment, aho Clapton Kibonke, ngira ngo uramuzi Clapton Kibonke, nawe ni umukomedi ukomeye cyane, aho yagize ngo komera mwana, ubu uri icyaremwe gishya. Bundi Nsabi akamusubirisha nyine agaragaza ko ari gushima Imana, nyine nazamuye ibiganza ngo uyu ahita avuga ngo nkunda Nsabi, ngo be strong buddy, Imana irakora kabisa, yarahabaye bro. Hano niko basubije. Bundi abantu benshi bateye comment bagaragaza nkaho nyine nabo bifatanyije na Nsabi nyine mu kibazo yahuye nacyo, habo benshi bagiye bagaruka ku kibazo cy'ukuntu n'ubundi yahindutse. Urabona ko insura ya Nsabi yaragiye irahinduka cyane. So nta bindi birenze nanje kukubwira, byari ibingibi byo kwereka kano gafoto kabisa, nkwereke update zose ku muntu uba ukunda. Ngira ngo Nsabi mumukunda muri benshi hano mu Rwanda, abantu bakunda n'Nsabi ni benshi cyane. So rero nagira ngo nkwereke uko bigiye bihagaze, ubuzima bwa Nsabi aho bugiye bugeze kabisa, nta bindi birenze. So murakoze cyane rero, yari Kigali The Twilight Talks Entertainment. Nimba utarakanda subscribe yikande kugira ngo hazajya hagira na kimwe, dore ko nta na kimwe bashaka ko kigucika, nta na kimwe bashaka ko kigucika. Nta bindi birenze rero, murakoze cyane. Turagaruka mu kanya n'andi makuru menshi. Yari Kigali The Twilight Talks Entertainment. Murakoze.